nabonye indege gutya kuyireba nyine n'amaso iparitse nabwo bwa mbere ngeze hari akuntu uza kuri airport winjiramo nyine ninjira nyine kuba kubona indege gutya nayibonaga itambuka gutya hejuru cyakora akantu keza bankoreye nasanze ku munsi wa mbere banyicaje ku idirishya ku buryo ugomba kureba hanze navuga ati ndashaka kureba ikirere ukuntu kiba kimeze turi hejuru hano ngo tuzarimbaguza amazamuka wenda hari indirimbo wita uvuga uti niyo kuko izamazamuka ubundi andi rwose mekuri muri mu ndege izamazamuka rwose urayikwemeza kora imbere imana ukavuga ati rwose ubwo ngiye kumva banyohereza message tike y'indege mara nk'amasaha nk'atanu nyiri urimo urayitekerezaho sinzi tike y'indege ntabwo nari nyizi bwa rwanda bifashe cyakora nzi tike y'imodoka bisi kagatike gato karagatike nikunze ndasoma vuga se niyo screen shot ujya gushaka tize muri yayaye iyi ni tike y'indege koko ya nyayo ngo yes ngo niyo nabonye umutekano wari ufite ndeba imodoka ukuntu zari zitondekanye noneho ikintu cyambayeho nazira imodoka narazibonye ngo ari ukuntu bandinze kajya nitunika gaseka nige barinze ugaseka ko ngajya mbwira sumana tete mugeje ukuri ubu nije barinze gutya ubwo ngo tugeze muri hoteli ngo hasi ntegereje nyine ko bari buze gutegura icyumba cya Ashton Small akajyamo ubwo hano nicaye ubwo hazengurutse amabonsa nka 14 anzengurutse nice mwagati azengurutse bahamaje cyo kunywa kirananira mbona ni kucyo kumva uko numvaga bari kumvangamira batubwira ati uyu munsi ko ku mutiri kwihuta turafata private jet tuvuga ati private jet sinabyumva neza turi kwihuta turaza gutega private jet turaza gutega private nirubona ni ibintu byoroshye we yabyoro ubona ari ibintu bisanzwe tubise gufata private jet kuko dufite ibintu byinshi akubwira atyo ndavuga ati private jet araseka ndamubwira ati ntose ni ibyanya byose ni private jet iri bufate ati Small ni ibyanya ubwo bahise bajya kwicara hirya nako twicara na Sumani nyine unambwe tugera dutera zavuga ati kuko mwana ubu kuko ndanye tuyicayemo ikintu cyane kwakoze twarasetse banje batambwira ngo Small ubaye iki nitaga Small ubaye iki atende buze kati kuko munekeye muri private nabonaga byandenze hamwe na Top Furniture rimbisha iwawe nk'umusirimu aha hantu rero wahasanga icyitwa furniture cyose intebe nziza za OG zo muri salo yawe saramanje ya indi urira ikagutera peti ibitanda byiza utubati twa televiziyo tugezweho twaturusanga mu basirimu intebe za balcon nziza cyane ibikoresho byo mu biro by'ubwoko bwose ndetse na tapi utunga kugeza igihe uzayirambirirwa ikindi nakarusho ushobora kuba uri ikigo ufite company yatsindiye isoko rigemura furniture mu bigo binini ahantu hatandukanye wabagana bakagufasha bakorera ku Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ni kuri kaburimbo neza nimero wabahamagaraho urazibona kuri screen yawe. Yes, reka musoza kandi nkifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice byinshi by'isi ubuzima umeze neza cyane niba utameze neza ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo bibaho haba ibihe byiza akaba n'ibihe bibi nta mpamvu nimwe ukwiye gucika intege niba bitameze neza none ahangaha iteka mu myaka maze nkora ibi biganiro hano ku Kisimbi TV usibye ko naho naciye mu bindi bitangazamakuru nakunda kubibwira abantu nta mpamvu nimwe ibaho ukwiye kwemerera ibicanege cyangwa se ibibazo kukuganza kutsikamira amarangamutima yawe zirikana ko hejuru ya byose hari Imana yibigenga yibitegeka yibirusha imbaraga ari nayo dukwiye kwiringira kuruta kwakwiringira ikiremwa muntu uziringira uwo ari we wese nashaka be mama papa muvandimwe inshuti uwo ngo ashaka kuzagusiga ariko Imana yawe iteka niteka irigaragaza iyo yafashe umwanzuro nta muntu numwe ushobora kuyigira inama cyangwa se ngo yitambike uwo mwanzuro. Uyu munsi ndi kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu ni hoteli nziza nyimazeho imyaka 8 ni hoteli y'abavandimwe naho ni mu rugo hitwa Your Next Home iwawe ha kabiri cyangwa se ahandi wajya ubuzima bukongera bukaba bwiza mpamaze imyaka 8 urumva Ashton Small na ahantu ntashobora kuva gutyo kubera yuko
hambereye umugisha, ndahabona ibintu byinshi byiza, habera ibirori, habera inama, habera ubukwe, ushobora kuhatera ivi, mushobora kuba muri ikigo kinini mukaza mukahakorera meeting, haba piscine, haba resto, bar, haba ibyumba byiza, haba ibintu byinshi byiza mwakenera. Ni hano mu Kiyovu katikati mu mujyi hafi ya Rompuwe. Ubundi mbere yuko nakira uyu mugabo w'inshuti yanjye, reka tubanze dukore cheers. Tutaza gukora amakosa tukajya kure tutarakora cheers. Leta y'u Rwanda biciye mu kigo cy'igihugu Rwanda Revenue badushishikariza ko nka gutya naguze fanta, kagarara kagura icupa, kagura fanta, naguze amazi, tugomba gusaba facture ya IBM. Yego. Sibyo Ashton? Yego nibyo. Tugomba gusaba iki? Facture ya IBM. Imaze iki Ashton Small? Ndere nabikubaza gukiri kagarara. N'abanyarwanda bumvireho. IBM Leta y'u Rwanda dushishikariza gusaba. Imaze iki ku gihugu? Ni ukuvuga ngo rero hari ukuntu ntayifite amakuru neza. Ntabwo ifite amakuru neza. Uba wumva isabye facture ya IBM se nk'umunyarwanda, umuturage w'igihugu, akenshi ni Rwanda Revenue nyine ni ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ni inzira zo kugira ngo babone uburyo bakire iyo misoro n'amahoro. Wumva bimariye iki umuturage umunyarwanda? Ikintu cyo nzi neza no kugira ngo ni urugero niba hari nk'umuntu kuguriye umuntu nkaguze nk'igicuruzwa nk'ahantu, wenda ugasaba facture ya IBM, nyine bari kugira ngo icyo gicuruzwa nyine okay, kakanya nagiye nguze igicuruzwa ariko se nticyemeza ko icyo gicuruzwa nakiguze. Yego. Urumva nta kintu kigaragaza icyo gicuruzwa nakiguze. Kandi niba igicuruzwa kiguze nzi ko hari n'imisoro igira gute ijya mu isanduku ya leta. Iyi ni beneri bari kubaka. Bivuze ngo ni banki y'igihugu Central Bank. Bivuze ngo ni ya mafaranga ngiyewe nawe dutanga ava kuri ka gapapuro twasabye. Uko nguko bigenda. Ariko nanjye mfite udukuru duke. Oya nta kuntu waba uri kagarara ngo bikunanire. Mu by'ukuri abanyarwanda turashishikarizwa gukora ibyo bintu. Ikindi Rwanda Revenue yashyizeho uburyo bwo guhemba abanyarwanda, abaturarwanda basaba IBM kugira ngo ni nka incentives cyangwa se agahimbaza muguzi, niba ariko nabivuga, aho hari ibihembo bateganyije no kugira nyine ngo bumve impamvu igusunikira kugura iyo gusaba iyo IBM. Hahandi hari ibihembo, hari imodoka, hatangwa amafaranga, hatangwa moto z'amashanyarazi kuri televiziyo y'u Rwanda bicaho. Uyu munsi hatanzwe ikibanza, abantu bagitsindiye. Umva rero ko ari ibintu byo gushimira Leta y'u Rwanda. Tutarakomeza ikiganiro nanone ndashaka kubabwira yuko abantu bankurikira hano ku Isimbi TV ni kenshi na kenshi mu biganiro nkora cyangwa se no kuri social media platforms dukoresha, ni kenshi mbabwira abafatanyabikorwa bacu, abantu batuma dukora ibi bikorwa bitandukanye, haba gukora ingendo zo mu kazi cyangwa se gukora ibiganiro, kugura kamera n'ibindi bikoresho bitandukanye. Akenshi tubiterwamo inkunga cyangwa se dutezwa imbaraga n'abafatanyabikorwa bamwe na bamwe tubashimira, tukaza no kuri kamera tukabivuga. Hari ikigo muri iyi minsi mbabwira cyitwa Moba Trading, bo bakora akazi kajyanye na plumbing. Ni ukuvuga ngo wa muntu uri kubaka inzu iyo ariyo yose, uhereye kuri cadastre, etage isanzwe yo kubamo cyangwa se inyubako ndende, ibiraro, imishinga minini y'imihanda, amaparikingi n'ibindi bitandukanye, Moba baguha ibikoresho uhereye ku matiyo yayandi ayobora amazi cyangwa se n'imifuniko ya rogari myiza, ku buryo niba ari nka parikingi ushobora kubona imifuniko ishobora kuba yagufasha gupfundikira izo rogari, ikamyo ikaba yaca hejuru rwose, ibikoresho ntibigire ikibazo na gito cyangwa se inyubako ntizigire ikibazo. Moba rero ni igisubizo. Bagira ibikoresho byo mu nzu, muri dushe, mu bwiherero, bagira amapareye uhereye ku matuwarete, ya maravabo meza ateretse nko kuri mabo, cyangwa se ya mashawa meza yayandi batagaragaza umwanda mu nzu, za shawa nziza cyane zigezweho uyu munsi zikoresha tekinoloji ihambaye. Moba Trading barazifite aho bakorera hano ku Gisozi. Bafite ibikoresho byinshi, kwa kundi umuntu aba akeneye fire fighting station, hahandi umuntu aba yasetinze uburyo bwo kurwanya inkongi cyangwa se kuzimya umuriro.
Muba Trading barabikora kandi ku mafaranga make kandi original. Iyo ukeneye kumenya niba koko ibintu ndi kubwira ari byo, ibikoresho byo mu madushe no mu matuwarete n'ibyo ngibyo mbabwiye bindi bijyanye no kuyobora amazi mu nzu cyangwa se kuyasohora, ubasura ku Gisozi muri Copacom cyangwa ugahamagara 07 82 31 53 1 07 82 31 53 1. Niyo nimero wababoneraho, ukagenda ugasura showroom yabo cyangwa ugasura stock ukareba niba ibyo ukeneye ku nyubako yawe cyangwa se mu kazi muri gukora k'ubwubatsi babifite. Baba batabifite ukigira ahandi, wowe wibasura ujyanye amafaranga, basura ugiye kureba niba babifite koko, hanyuma nuba convinced uzabagurire maze uture neza utekanye, ubeho mu buzima buzira stress, kubera yuko benshi hano hanze ukoresha itiyo y'amafuti ukaba mu nzu uhangayitse ikuvira igutaho amazi cyangwa se n'imiyoboro y'amazi ugasanga ifite ikibazo. Muba rero ni igisubizo, barabikemuye. Undi muntu nshaka gushimira bwa nyuma mu bafatanyabikorwa, hari umubyeyi mwiza cyane witwa Mama Fisto. Mama Fisto ni umumama ucuruza amakanzu y'abagore hano muri Shika. Agira amabubu meza, agira amasakoshi, agira inkweto, agira imyambaro y'abadamu yiyubashye, kwa kundi ukeneye kujya mu birori se, ukeneye kujya gusenga, ukeneye kujya mu bukwe, ukeneye ikanzu yo gusohokana, ukeneye kwambara wikwije umeze neza usa neza nk'umubyeyi, Mama Fisto niyo nkurangiye. Muhamagare kuri 07 83 078 10 niba ntibeshye. 07 kandebe Mama Fisto naza gutanga nimero itari ya nyayo. 07 83 078 10. Iyo niyo nimero ya Mama Fisto, ubundi ibintu bikomeze bigende neza. Reka dukomeze dukurikirana ikiganiro cy'umugabo witwa Ashton Small cyangwa se Kagarara. Hano mwaramukunze, mwaramusapotize, mwaramushyigikiye, natwe tugerageza gushyiramo imbaraga mu buryo dushoboye bwose. Uyu munsi ni umuntu munini ku isi, ni umuntu ufite izina riri influential kubera mwebwe, kubera Imana, kuko Imana ikorera mu bantu. Icyizere mwamuhaye n'abandi bafite ubumuga hirya no hino mu gihugu, mukomeze mu basapotinge, birangira babaye abantu bakomeye kandi twarababonaga cyangwa se mwarababonaga nk'ahari abantu badashoboye cyangwa badashobotse. Kubera Imana dukomeze dusapotinga aba bantu. Ubundi reka dukurikire ikiganiro na Kagarara cyangwa se Ashton Small. Beruka rero noke wizeye nigira i Burayi. Yego. Ngarutse nsanga nafashe izina rishyashya. Bwa mbere twawireye noke wizeye. Utariko niswa Kagarara niryo zina, niryo stage name, niryo zina nkoresha mu buhanzi, mu tuntu nkora muri contents n'ibiki ndi Burayi ngusiganwe. Ariko tukaba twaratandukanye. Uyu muravuga uti ngewe disability is not inability, kuko warusanzwe bivuga nubwo ngiye mbicurika nka mu byo gusetsa abantu. Uza kuba Ashton Small. Ubu ngubu ni izina y'Rwanda ryafashe idarapo ry'u Rwanda rirushaho kurizamura hejuru. Ni ikintu cyo gushimira Imana no gushimira igihugu cyakwibarutse. Izina ntazi ukuntu nasobanura, ariko navuga ngo ni ukubera Imana. Kagara, ndakwakiriye. Urakoze cyane. Simbi TV. Ndira byose uranyakiriye. Aha ngiye ni mu rugo. Yego. Mu rugo ngiye ndisanga nyine buri gihe ni mu rugo tu. Yego. Kubura byibuka bwa mbere duhura urambwiye ngo ni iwanyu. Iyo njiro ntabwo mvuga ko ngiye handi hantu. Yego. Nyine mba nzi ko ngiye mu rugo nyine. Ubwena aha ni iwanyu. Aha ni iwanyu. Ntabwo bazi ufite ikihe kibazo. Ariko ibaze ko hashize amezi angahe. Ariko Kagara wambabariye ukabwira mbabarira, sibyo? Ijwi ryawe yigera kure. Hari n'ibintu wagomba kuzakora mu minsi yashize twapangaga, twarapanganye ngeze Burayi n'ijya wakwandikiye. Donc iri zina ufite uyu munsi ritaratumbagira mu kwezi kwa gatandatu nyire Burayi narakwandikiye ndakubwira ni rero nabitekerejeho wa mushinga wambwiye ushaka kuzakora, warabivugiye hano kuri kamera. Ndakubwira ndashaka ko tuzawukora, tuzabifatanya, sinzi niba bigikomeza. Gira gahunda yitwa tubagereho abafite ubumuga no kubinkaraginga cyangwa kubipowaringa, kubereka yuko ubuzima budahagaze kubw'ubumuga. Hari umuntu nanga ucitse intege. Yego. Duhuye ndiko muravugana ntihumura. Haciyemo amezi. Yego. Ndumva umwaka utaruzura. Nta mwaka ntago uruzura. Nuruzura nkubwira ntihumura, umbwira utariko n'ibiryo ntago biba byoroshye. Enejo bundi rwo.
nkubwira ni igihe kimwe hari umunsi nabwiye igihe kimwe tuzaba tukwinginga watubabire ko tuzamura ukadufasha ubu niyo level tugezeho bari rubwira umuntu none hanga tutarinjira mu kiganiro ucitse intege utarizera ko Imana ikora kandi igakorera igihe igakora ibinyuranye n'ibyo abantu batekereza ugira icyo mubwira mbere byose Sabe nagira ikintu mvuga mbere byose ndabanza gushimira Imana nje nta buhanga burenze mfite na nubwo ndi umuntu wadanje ku rwego hejuru ariko ikintu nakundiye Imana nuko ikureba ikakubonamo ikindi kintu abantu batakubona nyine Imana nje ntabwo nabona ukuntu nyisobanuramo gusa niyo nsigaye n'ibindi nkavuga ngo Imana irarenze Imana nyine Imana niyadanje Imana yakoze imirimo myinshi abantu bo ku isi barabizi si ubwa mbere bambonye si ibintu ngiye kuza ngo mvuge barabizi uko byari bimeze ariko aka kanya Imana nyine yankoreye ibitangaza nje ubwanjye ntiyumvishaga ukuntu nkunda gutebya nkabwira abantu tuba turi nkabwira ati buriya uzi ko buriya Imana iri kundeba urabona ukuntu DJ Pius areshya yego ibireba kabona tubareshya ubona muri barebare cyangwa se kabari nabona muri bagufi nanone wenda ikamubona we nawe tureshya nyine nawe ari mugufi nkaye nyine Imana nyine irarenze nyine ntabwo wabona ukuntu Imana uyisobanura gusa Imana irakora hahandi wowe uba wumva ngo ibintu ntabwo byashoboka handi uba wumva ngo ubuzima ngo burarangiye haryo uba wumva ngo intege ngo nyine ukumva nyine kwiheba nakufite aho ni Imana nyine yitwa Imana hari nizo ubwo kigaragaza hari korali y'abadive yitwa La Voix de la Dernière Trompette ikorera i Burayi y'abadive ndi umukatolika ariko hari indirimbo bakoze ihuye n'iyi message uvuze umugabo witwa Zakayo uramuzi Zakayo uriya wari muri Bible wari mugufi yari mugufi ariko yari umukoresha w'ikoro yego ariko Imana yaramuzamuye imugira muremure yego mu by'Imana mu bumana bwayo yamugize muremure ariko mu bijyanye by'ubukoresha bw'ikoro n'iki twamubonaga cyangwa bamubonaga ari mugufi sibyo ariko Imana imugira muremure Imana ntiyakugize muremure Imana ejo bundi nabonye umukobwa Imana baragoza avuga ati kagarara ati rwose mwira biraza ati rwose tugiye rwose niwe nari ntegereje n'ubundi niwe mugabo w'inzozi zanjye ubu ngubu nkuko uvuze uti Imana ibona uresha na DJ Pius imbere y'Imana iyo itubona nk'abantu bayo cyane bareba ari cyangwa bagufi ifite uko itubona iyo ntabwo ireba ibingibi twebwe tureba rimwe kera twigeze gukorana ikiganiro njye mbona banakoresha amagambo muri documentaire abantu bavuze ko hari igihe batakwitaga umuntu bakakwita ikintu abantu bakanga gusangira nawe ariko Imana rero ibibona turi abantu badanje bakomeye buri muntu mu cyiciro cye kubera ko impamvu mu by'ukuri ntabwo nakubwira ngo nyine nibiyo ndo kukubwira nyine ku mirimo y'Imana ndetse n'imbaraga z'Imana urambwiye ngo ngire message nanga ko babantu nyine bumva yuko bihebye batabona inzira reka mbabwize ukuri Imana irakora Imana iracyariho kandi Imana iracyafite imbaraga ikintu tuba dusabwa cyonyine ni ikintu kimwe kwizera ko Imana ishobora byose ukayemerera tu nyine izere Imana uyemerere ikindi dusaba nyine nta kindi navuga ngo nje nta buhanga mfite cyakoze Imana n'iki kintu nkomeza kwishimira ikomeza impa ubuzima kuko no kuba ndahangaha nuko ndi guhumeka no kuba mumbona nirukanka muri amakonti yanjye nirukanka kwa mfite ubuzima ikintu cy'agaciro no cyambere Imana yamaye ni ubuzima yabaza kanya hari umuntu uri kunkurikira ufite ubuzima ari no kuburara ari kuburara aka kanya akavuga ngo nta nzira abona nta surprise ya mbere Imana aka kanya ufite ni ubuzima ibindi nabyo bizagenda bikora wowe just no kuyizera gusa ni ukuyizera ugakora nyine ukora uko imbaraga zawe zingana sinkubwiye ngo uryame kora ukoresha imbaraga zawe ko zingana ariko wizere Imana nta mana nta buzima nabwo nta Mana Imana ni byose ubuzima Imana ni sabe Imana irarenze Imana ni gitangaza kugeza ubwo nyine ngiye ntakimenyesha kuba nagira gute nayisobanura gusa Imana ni gitangaza cyane wabivuga rero abantu bakabyumva
ubu nawe noneho nubwo wenda tuvuga ngo Imana ntabwo tuyizera mu by'ukuri hari ukwizera kugorana cyane kuremera turimo turaganira nk'abakristo yego twanahuye na Cardinal ejo bundi yego sibyo turimo turaganira nk'abakristo iyo umuntu atagereje igisubizo cy'Imana hari igihe bitinda akagara urabyemera yego hari igihe biba byaratinze nawe ukavuga utari ko Mana isengesho ryanjye ujya uryumva ariko se Saberi kankubaza yego hari igihe bitinda yego nyine nibyo pe biranatinda none se tuye dusubirana ndi kuvuga ngo ibi bintu twisimbi si ubwa mbere abantu bambonye nababwiye ko inzara yandiye imyaka ingana nyinshi twahuye iki kurya twahuye yakuriye oya ntabwo ari ibintu dushaka ngo dusasire twahuye iki nanjye twahuye iri kukurya kabisa icyo gihe umuntu yarategereje ijambo rya Nyiringabo Imana yonyine buri Imana niba igufiteho umwanzuro wa nyuma ariko iyo yafashe umwanzuro roho ngo litagisha inama ako kantu ni ukuvuga ngo Imana ntagira ngo ukumve neza Imana igiye kugutabara yego ikintu nyikundiye nta muntu igisha inama subiramo ako kantu Imana igiye kugutabara nta muntu igisha inama yo ibikora mu bumana bwayo nta muntu ushobora kwitambika umwanzuro w'Imana ntabwo uza ngo ndanyura kwa Sabe ngo mugishe inama usaba kubona akagara ngo ntamugira neza oya iyikora mu bumana bwayo niyo mpamvu nyine yitwa Imana uyu mugabo rero yitwa Enoch Uwizeye benshi mwamuremyemo icyizere si impamya ko twavuga ko ari we si njyewe si uwo ari we wese Sasumani Siyaga si n'abandi mwagiye muvuga cyangwa Asuma siko bimeze si twe si wowe ni Imana ariko Imana ikorera mu bantu bakuzi uri umukinnyi wa filime baza amateka yawe bakuzi ushakisha bakuzi mu itangazamakuru bakuzi hari n'igihe wakoraga amavideo urimo uravuga uti mujye muntuka nta kibazo genza ndabyibuka uri mu burasirazuba hari igihe cyageze usa naho wacitse intege abantu wakora video abantu bakavuga ngo kubera icyo uhari ukora ibyo bintu hari igihe wageze icyo gihe sinzi niba ndabyibuka tugenzanye nkora content nzajya ku kazi nzajya nshakisha ko byagenda kose kanabwira abantu uti muhasoringe mukore nta mpamvu yuko mucika intege nanjye abantuka mukomeze muntuke nanjye content tuzayikora kandi nzi neza ko bizangaburira uribuka iyo video wakoze ndabyibuka cyane abantu rero bazaye amateka yawe nubwo hari abatarabashije kuba barakumenye mbere yuko Ashton Hall muhura ngo akublessinge atume umugisha wawe Nyagasana wo munyuzamo uburi uwo uri we uyu munsi n'abandi batandukanye mu by'ukuri kubaza amateka yawe na hano twarakuganirije amateka yawe yabasangije mu byiciro bitandukanye ndetse nawe none utera intambwe uravuga uti ndashaka ko agatambwe gato nateye nzajya mpaho abantu kumugisha muto yamvira twajyanye mu burasirazuba wa muryango wafashije wakoze ibintu bikomeye cyane kuri level yawe hahandi utashobora kwemerera umuntu uwo ari we wese waburaye wabimenya ufite 5 wamuhagaho 2 ugasigarana 3 ndi umuhamya hanyuma igihe kiragera uratabarwa n'abataragutekerezagaho cyangwa se n'abatarakurebaga n'abatarashaka kukumva cyangwa gusharinga video zawe uyu munsi amahitamo bafite no kugushyigikira kuko nudashyigikira akagarara abandi baramushyigikira Imana irahari yafashe umwanzuro ntabwo twabisubiza inyuma ngo bikunde Imana irarenze ikiganiro rero gitangiriye uriyumva ute njyewe pe nuze kare warabuze ikintu mbwira ubu ngubu uriyumva ndumva nishimye nuze amashimwe y'Uwiteka nyine nuze amashimwe y'Imana nyine muri nje ndumva umutima wanjye unezerewe kuko ntabwo wakumva nje nabwiye abantu ngo mu rugo ni Rusizi ahantu bita kwisha mu murenge wa Giheke ntabwo aka kanya ushobora kubwira umuntu utabizi ukamubwira ngo ese umuntu utarageze narota kuvuga ngo guhura n'umuntu umeze nk'uku nguku umuntu umeze uri kuri level nyine nk'iri nyine finally byarangiye bahuye bagize gute byarangiye bahuye umuntu utaratekerezaga reka nkubwize ukuri Sabe atari no byo kukubeshya yego nabonye indege gutya kuyireba nyine n'amaso iparitse nayo bwa mbere ngeze hari akuntu uza kuri airport winjiramo nyine ninjira nyine kuba kubona indege gutya nayibonaga itambuka gutya hejuru akotsi yaciye inzira muhanda w'indege urumva nje mu by'ukuri ntabwo nayibona gutya nyine iparitse gutya nyine impamvu mfashe telefone nuko mu bibazo turi buganireho icya mbere
cyari kirimo kukubaza ukuntu byari bikumereye urugendo rwawe rwa mbere mu ndege ko nzi neza ko ari ubwa mbere wari uyigiye iki kibazo nari nagiteguye none ndi uhise uhera wayibonaga bwa mbere ubwa mbere uyibona ipari urabyibuka ko tugaruke nyuma urabyibuka cyagiye dukora ikiganiro nza ku Isimbi bwa mbere warambwiye ngo twari mu kiganiro nambwira ngo uri gukora content nzima ukomereze muri uriya mucyo se byibuka yego uri kumbwira ngo nabonye ibintu by'uri gukora nyine ari byiza cyane twanabivugiye no ku Isimbi ndakeka yego ibi rero byaragiye n'ubundi ndakomeza ndakura nyine nje ndi umuntu utagira mu gucika intege muri njyewe njye nyakunda kubwira watega amafuko ukayategereza koko ukaranirwa koko byatuvugisha kure tujye tureka gufata ibintu ngo tubigire ibinyamahanga reka tubigire roko yego pe uwateze ifuku urazitegereza ifuku bizaba kuyitegereza guza ukuntu bisaba kwihanga waranirwa gutegereza Imana ntabwo bishoboka muntu we unkurikiye udukurikiye nona wahinze ibishyimbo cyangwa imyumbati uyitegereza umwaka cyangwa amezi angahe ntabwo nzi igihe yirera urabitegereza birera utabyizeye urabibona wananirwa gutegereza Imana ntabwo bishoboka wambaje ku rugendo rw'indege yego nukunda kubwiza ukuri n'ubwa mbere nari mbonye indege iparitse ariko noneho Imana ibe gitangaza nayibonye ngiye no kwijyamo ntabwo yari iparitse gusa niba ngiye kwijyamo niba ibintu byatangiye ngira ngo ni inzozi kuko ubundi ngiye nagiye gufata umwanzuro wo kwemera biriya bintu ariko naravuze ati ngende mbere yuko ngiye ariko niciye mu ndege ihagurutse ngiye bavuga bati ubungubu bati turahagurutse nyine ndi kubona bavuze ati ndi kubona ngo nageze mu ndege uko nyine numvaga nibugera ku kibuga cy'indege bansubiza bakambwira bati hari bituzuye ibi ntabwo byuzuye niba mfite ubwoba pe najya ku kibuga cy'indege mfite ubwoba ngo bajya ku bintu byo kudusaka sinari mbizi nimenyereye kwigira mu modoka z'amabisi nigendera nicara nigendera ngo byo kudusaka nyine iki byose ducekinga tubwira ati mugende ku kibuga cy'indege nako mugende hara muri mu ntuza nyine mutegereze indege ubwo tato ndagenda yicaye amasaha ageze ati abantu bajya gutya twagiye wumva urimo se ntabwo numvaga arakuntu wumva utari nyine ibintu utari wabyumva wumva utari nyine wagira gute wazamo n'ubundi ndahagurutse ubona umuvandimwe wanjye Asumani ibintu nabona arebye koko tuvugishije ukuri navuga ati ariko reka tugende turebe ukuntu bimeze mbona turagiye mbona badushyize muri bisi zitwara abantu ku ntuza ku bibuga by'indege sinari nzi ko ari n'izitwara ntabwo nari mbizi mu kibuga wumvaga abantu bagenda n'amaguru numvaga abantu bagenda n'amaguru ugahita wegera nyine ku ndege ugahita ugenda usanga mujyana n'imodoka ikugeza ku ndege ntabwo muragendamo n'amaguru ariko Imana ni nziza umuntu nkurikiye aka kanya nta Mana nta buzima ugomba Imana niyo ya mbere Ashton Hall my big brother niwe ukunda kuvuga ngo Jesus is the king. Ashton Hall my big brother. Ashton Hall my big brother. Derukana uvuga ngo daddy uvuga daddy wo muri Amerika nabwo twabigize birebire duseka none haje big brother witwa Ashton Hall urumfite daddy na big brother State. United State. 100%. Yeah. Ni ukuvuga ngo mba mbona ninjiyemo. Ubwo rero bwo mba ngeze ku muryango kandi basindege ndi kuyoba. Babara businira n'izindi guhuzagurika n'ibiki. Reka turebe umwanya wicaye sinenze gukora ibintu ngo ndicara he. Abakobwa nyine bakubwira ngo icara hariya. Ngo urugendo rwiza nkanya numva ndi guseka babazo ni jewe Imana irarenze ibintu mba mbivuga gutya ari ukugira ngo wa muntu wihebye wa muntu wumva yuko ibintu bidashoboka Imana irahari wavuze ijambo nakunze ntago ari wowe sinange Asumani ni Imana ariko nabwo igeze gute ibicishije ni ubwayo erega buriya Kagara abantu bagiye uganiriza mu bitangazamakuru byari byo byose bitandukanye nabavuga comments ziri positive bavuga bati Kagara courage icyo kintu nyine cyuko wabishobora bakubwira bati courage wabishobora icyo kintu nicyo Nyagasana anyuramo akavuga toke yanyizereyemo kandi koko yabishobora yego muhaye umugisha wanjye yego akira ubwo tuba turagiye mu mwurinde irahagurutse ubwo cyakora akaro kambere bango nizere ko Israel yahise gufata inki indege igihaguruka reka
nindi kumva se ndiho nyine urumva ko ari njyewe nindi kwikura nkajya numva ntabwo naba ndi kurota urumva cyakora akantu keza bankoreye nasanze ku munsi wa mbere banyicaje ku idirishya ku buryo ugomba kureba hanze ndavuga ati nshaka kureba ikirere ukuntu kiba kimeze turi hejuru hano ngo tuzaririmba z'amazamuka wenda hari indirimbo wita uvuga uti niyo kuko iz'amazamuka ubundi andimo rwose wemeye kuririmba uri mu ndege iz'amazamuka rwose urayikwemeza ukarimbira Imana ukavuga ati rwose ariko nk'iririmbo uri mu murima bitagwamo neza hari igihe bitagwamo ni ukuri urumva cyakora ikintu cya mbere nimara kwicaramo nabaye nk'usinzire mbwira Imana ati Imana urakoze ukoze imirimo n'ibitangaza mwami Imana ndagushimiye nsubiramo n'amazina yanjye nitwa Kagarara Uwizeye Enoke uturuka Rusizi mwami urakoze ubane nanjye aho ngiye uha umugisha buri muntu wese kandi Imana ukomeze unkomereze amaboko yanjye undinde gutana ahubwo umpe kugendera mu murongo wawe ukunda ndavuga ati Imana sinamenya uko ngushimira ndamba amaboko yo mu mutima ndetse no mu bwenge habwa icyubahiro tanje mpita nicara mu ndege ndavuga ati ubwo ntibyari byagucitse ikirere wari murakireba hasi ukuntu umujyi wa Kigali umeze wari murabireba ndimo ndabireba naho nyine ndi kureba avuga burya no kuri hasi biba bimeze uvuga nta muntu wagutera stress ndi hejuru nta muntu wagutera stress abariyo barahiriwe anavuze ni wamwumva urabona ko ukuntu bakiri babaho biragoye ko wamutera stress cyakoze Imana izaha abantu nyine Imana ni ukuri pe izabihera umugisha jana ku ijana ubundi uyu mushinga wa Ashton Small ujya gutangira wabivugiye mu kiganiro ubushize twakoze ngira ngo mu kwa gatandatu uvuga uti abantu n'ubundi basanzwe bamuzi uriya mugabo cyangwa uriya musore akora ibya fitness wabivuzeho uravuga uti muri gahunda mfite ndashaka kuzahura nawe yagiye kuza muri Afurika kandi ndashaka gukora uko nshoboye u Rwanda rukajya kuri liste y'ibihugu azasura wabivuze mu kiganiro narabivuze ubundi byaje gute kugira ngo uvuge uti noneho ibi bintu byo guhora nkora content zisanzwe yego zikagenda video zawe n'ubundi zarebwaga na miliyoni 10 zirenga miliyoni 20 video zawe ubwawe witekerereye uri wenyine na Asumani byaje gute kugira ngo uyu mushinga wose ujye gutangira uwukore kugeza ubwo uhuye na Ashton Hall amateka ahinduke so rero ni ukuvuga ngo mbenda banza no njye mfite team yego mfite team nyine n'abantu nyine twahuye mbere njye nzi Kigali by'umwihariko ntabwo ngiye kurondora buri mwe uyu nguyu ariko mfite abantu bamfasha muri ibintu nyine by'ama content kandi ndabashimiye pe by'umwihariko n'abandi bantu bose muri rusange ibi bintu kwe twaricaye nka team turategereza turavuga ngo ese ko turimo turabona ibintu bimeze kuko urabyibuka igihe duhura na Show Speed story naguteye nyine bahise dukora ikiganiro nyine ngewe ukuntu umeze turi abantu bashobora kwizera mu bintu udashobora ko nyine bijashoboka rero nkavuga ati ariko ku kibi ibintu ntabigerageza nyine mbona umva nshaka kugerageza ibyo bintu icyo kintu nkumva iki kintu ndikuma nshaka kukigerageza nkareba kuko ukuntu ibintu bimeze rero tukimara kubona uriya muntu postinze nyine biriya bintu gusa twicara nka team turaganira ese niki twakora dukeneye gukora content zimeze gute gutya na gutya turicara turareba turavuga ati okay noneho tugiye kuzijyana muri buno buryo turavuga ngo noneho dukeneye iki ngiki turakora nkubwiza ukuri ngo hari ikindi kiza twari dufite twari gukora bisanzwe hari ugukora nyine twavuga ati okay bwereka dukore tuzarebe ni result nyuma ubwo twatangiye content ya mbere tuba turayikoze iya kabiri tukimana kuyikora ndabyibuka naje hano naje ku Isimbi tumaze gukora content ebyiri zari ebyirira ari nabwo yari taratera comment yarataratera comment ndi burayi nariyo ntago nari impari yarataratera comment ahubwo ni content imara kuyikora yesi boostinga nyine ku ya kabiri rero nibwo yise azahita atera comment ahita nakubwira izina ko ati Ashton Small yego inyimara kubibona turavuga ati rero ibi bintu uko byaza kose Imana ibirimo tuvuga ati noneho tugiye kugira gute gukora nk'abikoresheje turakora kuko uriya muntu akunda nawe abakozi arakora nyine akunda abantu bakora turakora abo nyine uburyo performance yacu imeze n'uburyo nyine ibintu bimeze
ndavuga ati kuko urumva yari yavuze ngo ngiye kuza kuko yarabitangaje abantu bose Yego, bajya yibona yego. ngiye kuza muri Afurika guhura n'aba content creator ariko yari ataracuzinga igihugu azazamo yari atarakora na list y'ibihugu agomba ibihugu kuzajya. agomba kuzamo gusa avuga ngo just ngiye kuza nyine muki muri Afurika niyo mpamvu nakubwiye ngo kubera iki wundi u Rwanda Ataza mu Rwanda. atazamo kubera iki ndavuga ati iki kintu ngomba kugendera paka agomba kuza timu yanjye turafatanya turakora kubw'amahirwe kondete nakoze namaze gukora nka konti zigera muri 3 ariko iya kabiri yaje nyine agahita brezinga none usaza agatangira kumbwira guteti urabona gutya na gutya bizagenda gutya na gutya nyine dutangira kumera nkaho tujyanye aga short communication urumva ariko nyine ibintu nyine urumva niba mwarambonye mpaguruka njya guhura nawe ntabwo nituye ngo ndagiye ngo nje ubwanje nyine ariko byagenze mbere ngo ndagiye ubwanje ngo ndifashe ngo ndagiye ntaravuganye nabo ngo naba ngiye kuzana ibintu nyine byo kubeshya twavuganye nawe turaganira arambwira ngo imeze gutya na gutya kuko urumva igitego nari maze kugitsinda yari yabibonye muko ndi create muri Africa yashakaga yari amaze kumubona already ubwo none hari hasigaye kugira gute kumenya ngo what next turaganira arambwiza ati bundi yabanje kumuza ati do you have passport warayigiraga arya kagara narayigiraga warayigiraga yego pe naragiye bura Asmani arambwiye mwana wa mama nyine twebwe nyine kuntu tumeze hari ukuntu twizera nyine abantu bazi ko passport abantu bayigira hari abantu runaka babakire gusa oya ni ukuvuga ngo passport ni y'umunyarwanda nari nyifite burana nice buranyifite ariko noneho ngo urupapuro rw'abajya mu mahanga ako kantu bakongeraho ako kantu bakibu yego mbu ndavuga ati yesi ndayifite atarambwira ati ndashaka ko uzaza nyine ubwo tugakora nyine tugatangira aya matuba n'ibiki byose turaganira abinganiriza nje nyine urumva numvaga ari ibintu bya scam ibintu ubundi ni ibiki ko ntari kumenya ubusobanuro bwabyo ariko navuga ati okay reka ngizeremo ntawamenya kuko nyine buri ikintu cyarabonye muri buno buzima gufata umwanzuro n'ikintu cya mbere biragora gufata umwanzuro nyine biragora ariko akenshi nyine buri uyu mwanzuro kura ku muntu ufata umwanzuro wari umuntu wadanje kabisa umwanzuro agwa ariko buri nyine umuntu ufata umwanzuro akavuga ati nageze kubwira ukuntu afashe umwanzuro kuzamuka i Kigali kabisa ndavuga ngo nje ndagiye buriya rero uzi uwo mwanzuro ni Imana yego wari ubizi se ntago ari wo ntago ari njyewe uvuze uti genda ikagupushinga ikagusunika uko kandi ukumva nta kintu utinya niyo rero niyo ndavuga ati okay ku munsi wa kangahe barambwira ati turi gushaka ibintu nyine by'amatike y'indege ndavuga ati ni scam ku mugoroba ngiye kumva banyohereza message tike y'indege mara nk'amasaha nk'atanu nyiri urimo urayitekerezaho sinzi tike y'indege ntabwo nari nyizi bwa rwanda bifashe cyakora nzi tike y'imodoka bisi kagatike gato karagatike nikunze ndasoma vuga se niyo screenshot ujya gushaka tize muri yayaye wibaza iyi ni tike y'indege koko ya nyayo ngo yes ngo niyo niba ati mbabarira mbwiza ukuri ese koko iyi ni y'indege niyo iti yego irava niyo pe ati byuru kumwe ibyo byatekereje nibyo iyi ni y'indege ati se nta kantu kabakoza kaba kabayemo ati hoya ntako ati ibintu byose bigize gute biruzuye ati ibintu byose bigize gute biruzuye 100%. ndatuza nyine nibwo nyine umunsi wageze none hari no kumenya ngo ni n'ibikindimo ndi kumva nyine mu mutwe ntazi ngo ni ibiki turiteguye nibwo twageze rero kuri airport ngiye kubona mbona nkubonye ku kibuga cy'indege aravuze se bikagarara ubundi kera hari gahunda y'ikindi gihugu ugomba kujyamo urakibuka kubona gusanga ari gahunda yo kuzakijyamo niyo wambwiye numvaga ariho ugiye yego kubona mbona hasohotse na Asmani wayipostinze nayibonye Asmani yayipostinze mugeze ku kibuga muri Ghana ngira ngo ariko ukonje
mbona nta kamorari njye byancanze njyewe navuga noneho ibaza ko na Ashton mugihura yarabajije ngo nta muntu uvuga ururimi uyu muntu avuga kuko niwe wavugaga uragize ikihe kibazo nyine wanje gutinyamo sabe Avuga, tuvugije ukuri yego we biriya bintu byakubaho wibagirwe ko ndiho kwisha wibagirwe ko ndi Kagarara biriya bintu biraza bikwituye uretse Imana yonyine itabara ifata umuntu ikavuga ngo wowe hagarara hariya nyine ikaguhagarika Imana yonyine ariko biriya bintu n'ukuri byambaye wongeye mbura uko mwagiye munabibona bwa mbere duhura n'indi shayo ukuntu byari byakugendekeye guteze nyine numvaga nari kumenya muzi byonyine uhura na Speed wahise umukwe kuko kiriya gihe nabwo abantu bahise batangira kwemera yuko wize urabyo uhura na Speed abenshi bahuraga nawe bagashaka kumoka bagashaka kwereka gukora ubusazi nk'ubwe ariko wowe uhura nawe uramuganiriza mu cyongereza yumva icyo ushaka ko mukora aragikora uranamutsinda arabyemera mu cyongereza arabyumva ariko uyu na Ashton Hall Kagarara navuze Kagarara byagenze gute ku munsi wa mbere nahuye nawe nyine numvaga mfite kuko nabonaga ibintu biri kuba nkabona n'inzozi ngo ntabwo ndi gusobanukirwa ari translator ati nta muntu nyine wibaze yuko nanjye ibintu ndimo nyine nindi kugira ngo ni inzozi rega narabisobanukirwa ngo ni ibiki ndimo nabimenye neza ko ari byo tugeze muri hoteli twari kurara aho mwagomba kurara wamaze kuruhuka nkajya ndeba Sumana turi muri Ghana Sumana kambwa ati twahageze teniho niyo nini nasobanukirwa wavuze uhuzagurika kabisa birabyo byari kumba rwose byo nta kosa n'ijana kuko Mana nyine ngabo ari wowe ngo nawe bakagarara Kagarara inkweto z'umuntu rero buriya umuntu azihagazemo buriya nta wahagarara muri izi nkweto sibyo nshatse kuvuga azakurya byiyumvishe ni kuvuga ngo byiyumvishe n'abantu bavuga ngo byangwa se ko Kagarara ngo kungwe kuvuga ngo se ngo uyu nguyu nta cyongereza azi ngo ariko mani ngo ngabo batipe ngo ba content creators mu Rwanda mukeneye kumenya icyongereza ntabwo bazi struggle yawe wanyuzemo urumva deja ubuzima bwawe amateka yawe ugeze ahantu hadanje umutekano bapanuwe Sumana wagufashe video numvaga avugiramo ngo rero ngo dore uko bamwakire ase abantu byabagendekeye gute nta courage ntaki nuvuga ngo kwa dufite ikintu nyine cy'agahunga mwumvaga se mwebwe atari ibyayi nyine arega ukuntu ibintu utari wabyumva neza nyine ubu gifitemo akantu kako gusa nyine iyo umunsi umurangiye undi kurikiraho nyine uba wamaze kwiyadapta nyine muri situation amaze kwiyadapta muri situation kuko ngewe nagiye kubona tugeze ku kibuga kuko wumva twaciye muri Ethiopia kuko wumva twagurutse mu Rwanda tuca muri Ethiopia tuva muri Ethiopia tujya twabona gufata indege ijya nyine muri Ghana ngo bakagarara bahagurutse he Sabrina twaravuga ariko mbega abana cyakoze janye gasana atanga umugisha n'ukurite Imana byo twibuko twihera umugisha ko nta kindi kintu dukwiriye Imana ni nziza ibihe byose cyane n'ukuri kw'Imana muca muri Ethiopia mujya duca muri ariko uvuko ndi kuvuga ngo naciye muri Ethiopia ndi hehe mu ndege ubwo tugeze muri Ethiopia nyine tuza dufata n'indege itwerekeza hehe itwerekeza mu ntuza itwerekeza nyine muri Ghana tugeze muri Ghana ubwo nkimara kugerayo none nagiye kubona tukimara kugerayo imodoka nkazinga ubwo nyine ngo hakuno nyine ubona nk'umusitari baje mushaga nyine baje bya Diamond kuko Diamond ubu ngubu agaje bundi nabambwe ati ubu Diamond azaza mu Rwanda ashakisha Kagarara kugira ngo arebe ko nibura yamwemerera bakabonana sibyo nabonye umutekano wari ufite ndeba imodoka ukuntu zari zitondekanye noneho ikintu cyambayeho razira imodoka narazibonye ubona ukuntu bandinze kajya nitunika gaseka nijye barinze ugaseka ko nkajya mbwira Sumana tuvugeje ukuri ubu nijye barinze gutya noneho ngo yari baje kumufata ku kibuga cy'indege yari njyenyine njye na Sumana numva Ashton wowe ko turahura yari kuri hoteli bari banjanye yohereza cortege imodoka mbere mwingaye kajya ndeba ngavuga ati nijye barinze ubwo ngo tugeze muri hoteli ngo hasi ntegereje nyine ko bari buze gutegura icyumba cya Ashton Small akajya ubwo hantu nicaye ubwo hazengurutse amabonsa nse nka 18 anzengurutse nicaye mo hagati azengurutse bamaze bamaze cyo kunywa kirananira mbona ni ku cyo kunywa uko numvaga bari kumvangamira igihunga cyari kingi nose umuntu utamenye ngo ndi kurindwa ntabyo menyereye byose byari bishyashya kuri njyewe yego ariko nyine uko byagiye nyine bigenda biza nyine nagiye nyine niyadapta nyine muri situation
muba mukoze content ya mbere na Ashton Hall. yego Bwana noneho ibintu biragenda biracika. Mwakoranye stream ari nayo watangiye kwisanzuriramo. yes Utangira kumuha amakuru ku Rwanda, ukamubwira iki gihugu uburyo kidasanzwe, uburyo kiri clean, uburyo gifite isuku, uburyo gifite ubuyobozi bwiza. Aho ngaho hageze nahise mvuga nto Unique Kagarara ubundi. Kubera iki iteka ukunda kuvuga ku buyobozi bw'u Rwanda. Arigega nzigeze gukora wambaye jezi y'umuhondo sinzi niba ubyibuka. ya Niyo nahise nkora nari korinze bya bindi twavuganye uri ya munsi. Kubera iki ukunda kuvuga ku buyobozi bw'u Rwanda? Impamvu nkunda kuvuga ku buyobozi bw'u Rwanda, first reka mbanza mpere kuri part abantu bafite ubumuga. Baduha agaciro. Bavuga ngo umuntu wese ufite ubumuga nisange mu bandi ni umuntu. Yige akore muri serivisi zose zibaho. Kino kintu cya mbere bakoze kirenze. Yego. No si nibyo gusa. Kwege nkunda kuvuga ngo baduhaye isahani iriho ibiryo. Yewe gute? Hari ukuntu umuntu aguhereza isahani iriho ibiryo akanaguha na fork. Akakwereka naho wicara. Akanagutamika. Yego. Icyo ni cyo ubuyobozi bwacu bwakoze kuri kwa bantu bafite ubumuga. Iki nicyo kintu nyine ikindi cya kabiri. Yoze ko kuba ndahanga turi kuvugana tuganira, turi ku Isimbi se. Yego. Turi kuri Galaxy Hotel. Yego. Umutekano. Nta muntu dusakuriza, nta muntu uvuga ngo biki. Nta wirukanka nundi. Yego, nta wirukanka nundi. Umutekano. Kuba ngenda ngakora content mu muhanda, nkagenda ngakora content abantu bakamenya Kagarara kintu biki Ashton Small. Umutekano. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ruhereza agaciro buri muntu wese. Ntawe ugize gute, ntawe uvuyemo. Kandi amahirwe kuri twese bagize gute abangana. Icyo gihe wavuze kuri Paul Kagame. Niyo video urayifata urayipostinga. Sinzi niba ubyibuka. Ndabyibuka. Utuntu twabagiye mwibuka cyane utuntu wavuze dufite icyo tumariye igihugu. Dufite icyo tumariye nyine twebwe abantu muri rusange. Kuko hari content zibaho hano hanze. Niyo mpamvu kera nakubwiraga ngo content uri gukora komereza aho ni nziza, kujya agenda kose bizagera kure. Nuko nabonaga ko urimo urakora ibintu koko birimo ubwenge. Nta nimwe ndakubona wicaye kuri kamera urimo uratukana n'umuntu. Nta nimwe ndakubona urimo urakora ubugoryi kugira ngo ubone icyo urya. Kandi wagize igihe kinini cyo gusonza. No muri bya bihe wazaga mu itangazamakuru warashonje wabitubwiye cyane. Ariko uremera ukora content zigaragaza neza igihugu, zigaragaza ubuzima bwawe nk'ufite ubumuga. Hanyuma icyo gihe mu kiganiro uvuga kuri Paul Kagame. Yes. Ngira ngo noneho umaze gusohoka u Rwanda nibwo wamenye uwo wavugaga. Cyane. Wakomereza wavuga ngo iki? Iyo mvugiye kuvuga kuri muzehe wacu ngenda banza ngaca bugufi. Ubushize wagize uri? N'ubu ndabikora. Kuri muzehe. Iyo zamuye saruti ugomba kubaho seriyeho izamura saruti uyabaseriye neza ni ya Perezida Paul Kagame izamure neza. Ngaho uvuga Perezida Paul Kagame. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ngiye muzehe ndamukunda pe. None urwego ibintu birimo wibaze ko ngiye mufata ni mubyeyi wanjye. Ni mubyeyi tu. Nyine mba numva ko ari umubyeyi wanjye. Kandi ari umubyeyi wanjye. None wawe. Ni umubyeyi w'igihugu twese. Ariko nyine nje mukunda. Ndamukunda nyine cyane ku buryo utabyumva. Nkuko nabikubwiye bwa mbere. Amahoro tuyakesha nde? Muzehe. Kuba akanya abantu bafite ubumuga twiga tujya mu mashuri tukiga baduha agaciro, abantu bari kwiga imyuga. Utasaba akazi ngo bakakwima kubera yuko muri leta hadepojwe akazi akajya gukora umuntu nyine bagize akazi runaka bakavuga ati muzaze kudepoza. Abantu bafite ubumuga nabo bemereye kugira gute kujya. Ntabwo babanza kukubaza niba ufite ubumuga. No. Kuko buri hari nk'ibihugu abantu barabizi cyane abantu baba hanze. Hari igihe uri kudepoza ku mwanya runaka bakaba barashyizeho ibyiciro. Umugore, umugabo, umusore, umukobwa, umukecuru gutya na gutya bagenda babivuga. Uwihinduje igitsina umutinganyi bakagenda babishyira mu byiciro. Ufite ubumuga utabufite
hari criteria bagenda bashyiraho. Yego. Mu Rwanda twebwe ibyo bintu ntabwo bibaho mu reka gusaba. ntabwo bibaho. Ntabwo babaza umuntu niba ari mugufi niba ari muremure. Yego, urakoze cyane Rwose. iki nicyo kintu cyonyine gituma numva mukunze, nkumva ndamukunze. Buriya ibintu bye nkunda kubikurikirana nyine umunsi ku wundi nyine tu nyine ndamukunda ku rwego rwo hejuru. Iki nkimara nje gusohoka, nkimara kujya mu kindi gihugu, nibwo nahise mbona ko muzehe wacu yaduharuriye inzira cyane. Uragera mu kindi gihugu ukisanga uriya n'umunyarwanda, dukunda abanyarwanda kuko mu cyo kintu. Yego. Ujya mu gihugu uri umunyarwanda. Hari ibihugu umuntu atinya no kuvuga igihugu cye kugira ngo bataza kumuzana perezida. Bakubaza bati vuga mu kihe gihugu atari kubyo ni ibiki tibyihore. Umva ati duturuka mu Rwanda. Ati mu Nyarwanda turabakunda cyane. Ndi muri Nigeria, nahuye n'umukobwa, maybe ni Nigeria, ni muri Ghana. Ndamubwira ati nturuka mu Rwanda. Ati nkunda u Rwanda, ati ndumva nzaza, ati yarujemo cya gihe bya mikino basket iba yumva arukunze cyane, yumva ngashaka kuzagaruka ngo nkunda u Rwanda ngo byadanje. Urumva nyine yaduharuye inzira ku buryo umunyarwanda ahantu ari ku isi arubashywe. Kugira ngo wumve iki kintu neza, umuntu uri muri Amerika aze kwandika komanteri niba mbeye Amerika, Uburayi, ngira ngo na Australia, perimi y'u Rwanda. Ashton nawe yarakubajije ngo ufite perimi. Ufite perimi? Ufite reka niganire nawe ufite perimi. Yego. Akara gace muri gihe mvuga utuntu abantu nkabana barakaye mu tubaye ugutebya. Ni ukuvuga ngo perimi y'u Rwanda uri i Burayi iratwara, muri Amerika iratwara, Uburayi bwose ntabwo ari igihugu kimwe. Perimi y'u Rwanda iratwara. Bazi ibihugu duturanye rero sasa. Urumva icyo kintu? Umva icyo kintu ariko. Murakoze cyane. Hera kugura ako perimi y'u Rwanda i Burayi Amerika iratwara. Perimi y'u Rwanda iratwara. Kubera nde muzehe. Much respect. Ongera ugera urya. Sinzanemo brag. Utazanamo brag. Ngata winywera pa. None Kagarara Imana yarabikoze, akorana tour na Ashton Hall. Ibintu ngiye ntigeze ntekereza yuko bishoboka. N'ikihe gihugu wagezemo ukumva neza amateka yawe arimo arandikwa? Igihugu nagezemo nkumva amateka yanjye arimo arandikwa, ngiye nkimara guhura na Ashton Hall muri Ghana. Nje byatangiye ngihura na Ashton Hall muri Ghana. Nyine duhura nawe muri icyo gihugu, nese mvuga ati Mana Nyagasani, nje buri gihe buri ibintu byanjye byose nyine mbanza ngashimira Imana. Abwa ati Mana urakoze pe. Nkigira muri Ghana, nkimara kubona muye no muntu, ndebye uburyo barimo baramfatamo, ntaga nyita ndimo anyita brother. Ndebye uburyo mfatamo, basubone njewe koko ni njewe. Numva nyine numva ijuru rwose ryakoze inama kuri njewe, ndavuga tuhabwe icyubahiro. Umva cabinet mu ijuru yatera. Noneho ahandi aho nagiye numvaga ngo Lagos Nigeria. Numva na hantu nyine numvaga Nigeria, nkumva nyine na hantu nshaka nyine no kuzajya kureba nyine tu. Ariko Nigeria rwose narayitembereye kabisa. Lagos twaraga mu mujyi, twebwe twaraga Lagos. Yego. Ubona ba Davido na ba Wizkid. Harabari batuye impande za. Batuye hirya yawe. Amateka arahinduka. Amateka ni ukuri ko Imana ni nziza cyane. Yego. Nkimara kujya Nigeria, ndebye ukuntu hameze, bakavuga ati ngane yo bita Lagos. Waranabibonye ko twakinyanye na Wow, ndizi kuvuga ngo can't you see? Nibuvuga wo muri Nigeria. Ukora fitness. Nari wo muri Nigeria wazamuye menya ari parema bande. Ni maybe no mu producer ni manager. Uyu ni n'umuririmbyi Don Jazz. Don Jazz mwaraho. Umukire. Abantu hari gihe hano mu Rwanda tubona abantu tukumva ko ari abaririmbyi gusa. Rero ni umuherwe. So abara rwose twaturi kumwari ahantu. Irumva nyine Imana yagiye ko ni muri bitangaza no kuri kw'Imana. Mu by'ukuri rero Kagarara nanjye nagiye mu ndege inshuro nyinshi, maze kujya mu bihugu bitari munsi ya 20. Sihara ko ntagize ku myaka yanjye mikeya sibyo, maze kujya mu bihugu byinshi. Sindagenda muri private jet, no muri business class nayigiye maka. Business class nayigiyemo kabiri. Ariko private jet ntago ndicaramo ngo numva ukuntu bimera. Uretse kubona amafoto abantu bicayemo n'ifoto yawe nabonye, bari tubwira private jet bimera bite.
noneho ni indege mushobora kugenda muri bakaba babiri gusa n'umupilote batwaza kubabaza ngo mumeze neza mumeze neza mwariye ese tugabanye twongeye bari tubwire buriya bintu rero Imana irarenze kandi ngene mvuga Imana irarenze sabe urukuyumva umuntu utegeze ufata private car none ari kwicara muri private jet atarigeze afata akamodoka ke wenyine sabe urabizi najya nza gukora ikiganiro ngaha kuri moto nabwo wayo nabwo nayo ariko moto yo bago wayiteze urumva urumva ntibigeze utega private car none ubu ngubu uteze private jet ngaho ibyo bintu urukumva hana Imana ibere gitanga yega mbwira najye yo mateka ntayo ubwo umva twari tuvuye muri Cameroon twari tuvuye muri Cameroon tujya Nigeria kuko twavuye Cameroon tujya Nigeria tugiye muri private jet baratubwira ati uyu munsi ko ukuntu turi kwihuta turafata private jet tuvuga ati private jet sinabyumva neza turi kwihuta turaza gutega private jet turaza gutega private nyirubona ni ibintu byoroshye we yabyoro ubona ari ibintu bisanzwe tubise gufata private jet kuko dufite ibintu byinshi akubwira atyo ndavuga ati private jet araseka ndamubwira ati ntuse ni ibyanya byose ni private jet uri bufate ati small ni ibyanya ngero simbyumva baratubwira tubwo mu parking mu kanya turagira gute turagenda turaparkinze nako parking ubwo urumva n'abantu bagiye gutega private jet bo nubwo batena ku kibuga cy'indege reka mbwira rero imodoka ni indege yanyu kabiri bo turagiye tugeze ku kibuga cy'indege nyine baracekana ibintu nyine bisanzwe muri VIP nta muntu ubuzi niba mwanyuze kuri kibuga cyangwa mutaha yego pe hari ahantu hanyu nyine muca nyine mbomba ndagiye nanjye nteze amatwi rwose yego pe tuba turagiye ubwo tugeze ahantu nyine private jet yari iparitse ndayireba sinzi niba mwarabonye na video nageze kuri private jet banje ndeba hejuru mitangira gutya mvuga turakoze man ni ntarabyumvisha neza nese nyine ndambura ngo ndeba hejuru mu gicu ndabwira ati man igitangaza wowe nawe gusa indege y'abantu babiri ntabwo twara abantu babitwara erega ni Ashton Hall na Ashton Small abandi bari abantu batuma akazi gakomeza kugenda yes noneho Ashton Small nako Ashton Hall mba nababashije se kuko turagenda mu gutya twenyine ati cyane kwijana ntarabyumva neza ndabanje ndayireba nyine noneho nkajya numva sindi kumvisha ibintu ndimo bivuga ati ariko sabese ikintu ngira ngo cyumve ikintu zobona cyumva gute ntarayijya oya nyine rega ibintu biko twumvisha nanjye hangaha ntago ndi kubyumva wowe nawe uvuga ati ni twebwe bambwira bati muze nyine ikintu ndi kukubwira ni ukuntu umuntu utari oya ndakubwiza ukuri siringeze umuntu utarafashe private car agiye gufata private jet yakompimiraho bigahita binanira kubyumva naho gutega ifuko yego pe niko kantu nimpimiraho simbyumva naho ibindi byo birashoboka yego umuntu wateze indege ariko kuba yajya muri jet privé byo birashoboka ako kose Imana ni gitangaza Imana irarenze ubwo mbona agiye tuba turinjiye nyine dufata amafoto maze gufata amafoto turagiye twicayemo nkajya ndeba ariba avuga kuko man kuko ni njyewe koko man ubu se naba ndi mu nzoze ukazakanga nkanguka ngasanga nibereye i Kigali njyamye man wamba bari man ibintu niba ari inzoze nkangura wikoraga hose iyo nikoragaho nabwo kuko Asumani twaturi kumwe nawe yinjiye muri jet se none se ara namusiga Asuma wagiyemo kubana avuze ko ibintu mwabyoroheje neza ko mbona mwabyoroheje ntabwo twabyoroheje rero ukubona kubivuga byaje bitari kunanira kwicaramo nge na Asumani n'ahantu nyine we nta hantu namusiga habaho ntawe tuba twicaye ubwo kuko nyine bumva nyine Ashton Hall we nyine aba yumva twaba turi kumwe ahantu hose ariko none ngashaka kuba ndi kumwe nande nyine ubwo bahise bajya kwicara hirya nako twicara na Asumani nyine tugira dutera zavuga ati kuko mwana ubu kuko indege tuyicayemo
ikintu cyane twakoze twarasetse none ubwo kuko urumva nageraga bakomeza nyine nkahita mbatera story bose nyine kuri twagato nko kuri table runaka cyangwa se turi nk'ahantu bakumva mbatayemo story batuje bakumva nkumbisemo story ya danje bagiye kumva ndasetse banje batambwira ngo small ubaye iki nitaga small ubaye iki atende guze kate kuko munekeye muri private dore zose kagati nabonaga byandenze sima ngwino hano gato ari ukuntu ushaka kubiri muratume ngwino hano tereka intebe hari yasuma tereka intebe aho ngaho ushaka kuba watubwiza kuri kurutuka ariko tubwira kabe maratubeye aka kamikoro kikureho gato gakureho neza small gakureho neza harimo magnet n'imbere twumve mu by'ukuri mu ndege ugafate mu ntoki ugafata gashyiraho magnet ugafate mu ntoki mu by'ukuri mu ndege yitwa private jet cyangwa se jet privé mwicayemo mwende koko mwumva bibaye byo mwumva nyine muragiye mukumva mwaratwibukaga se ikintu cya mbere kirenze nuko tukigeramo kuko twe tumaze gukorerwa ibintu byinshi nyine ko tuyigiraho twumvaga nyine ngiye numvaga ari nk'ibintu biza kuko ibintu bari badukure byari byinshi nyine byari byinshi cyane ariko tukigeramo twahise twiterera story y'ahantu twabaga hano ni Gikondo se oya handi mu Nyakabanda muri Karabaye niho mwarahavuze se oya nyine twicaye mu ndege ariko mwe mubivugana mwene twicaye mu ndege twese twiterera story nyine haboro twabaga nyine mbere uburyo hari impande y'ibihuru haba imbeba nyinshi cyane uri kumva ubwo twita twiterera story turavuga ati se umwana uri ukuntu wajyaga wicara ukahita ubona imbeba yirukanka uri kumva nyine ikintu cya mbere igihe amarira yajenze mu maso ndavuga ati Imana irakora ndavuga ati muvandimwe Imana irakora nta kintu Imana itakora mu buzima nukihebe kandi byiza biri imbere nyine turicara aho kwa kuntu umuntu arira agasika twe turaturika turasika noneho bahita batubaza ngo mubaye iki muraseka ahita avuga ati nyine ibi bintu nyine birarenze cyane nyine nabo bahita baturika baraseka bahita bamubwira ati nyine ibi ngibi ni bikeye uri kubona Kenya musa yarabiririmbye ibyo ubona n'ibike biracyaza none se Asma wenda gatoya nkigufite hano ni wowe muntu wafashe ukuboko kagarara umuhuza nabo yagiye ahura nabo bose mu Rwanda nanjye twahuye si ubwa mbere bakubonye hano ku Isimbi nagiye nkugaragaza iyo bigeze hano ngiye umuntu ukwiriye indabyo ndazimuha itangazamakuru ni akazi tukwiye gukora ntabwo nta n'umuntu ukwiye gushimira umunyamakuru ngo waramfashije ngo warakoze umunyamakuru atagufashije ahubwo yaba afite ikibazo ariko muri secteur akora y'ibintu akora n'urugero ni muri football mu muziki muri ibi ngibi dukora kuba umuntu yaba abifite mu nshingano ntagufashe cyaba ari ikibazo gikomeye niyo mpamvu rero iteka iyo ngeze hano n'ubushize sinzi niba ubyibukana nakwicaje hano kuri kamera ubundi ufasha akagarara wigeze utekereza yuko igihe kizagera tinya Imana igihe kizagera akabuye umuntu isize Sabe ngewe ko nari nsanzwe nkora filimi tumenyana bwa mbere narabibabwiye tumenyana bwa mbere numvaga yuko nyine ari wa muntu ngiye kuzana uko duteye aba content creator tushaka kubona umuntu tukamubonamo impano baturiya muntu azanyinjiriza amafaranga ariko tukimenyana bwa mbere nicyo ngiye natekerezaga ariko nyuma ambwiye ubuzima yaciyemo nishinje n'icyaha nari narabimubwiye namusaba n'imbabazi nahise tukibonana bwa mbere nahise mubwira ati aka kanya kimbwira nyine ubuzima bwe nahise mubwira ati aka kanya ntabwo ibya filimi nyibikoze ugiye kuba umuvandimwe wanjye twige kubaho ubeho ugiye kuba umuvandimwe wanjye nimburara uzaburara nimbona nawe uzabona tugiye gutangira ubuzima kandi Imana irahari ndabizi igihe kimwe tuzicarana hano naramubwiye ati twicaye mu ntebe ndamubwira ati sura ahantu twicaye hari igihe tuzagera ahantu harenze turi gukorana mu ntoki tuvuga ati Imana irabikoze nicyo kintu namubwiye ikintu cya mbere namubwiye ati ni ukwiga kubera ko icyo nari muzaniye mubwiye ko tugiye gukora nahise mubwira ati ugomba kujya ku ishuri ukiga nk'uko wabitekereje nk'uko ufite umuhate kandi uzambabarire mu buzima bwanjye nimbona urimo uratsinda nicyo kintu kizanshimisha nzavuga ati Mana Nyagasani zica mvuga ati Mana Nyagasani uri nziza yarankundiye pe
aravuga ati suma ngiye kwiga. Twarihirinze mu bushobozi twari dufite buke, ariga ni umuhanga ku rwego udashobora kubyumva, kuko hari n'igihe yazaga gukora content afite ikizame mu gitondo, namubaza none ubu uri buze gutsinda, namubwira ati akagenda yenda twakoze tukarangiza nkasanga ari n'igihe namuherekeza nka saa sita z'ijoro agafata imodoka saa sita z'ijoro afite ikizame mu gitondo, nkamubwira ati brother ndashaka gutsinda, akambwira ati ndatsinda, akaza nyine amubwira ati cya kizame ntakimenaguye, nyine nkumva yuko nyine umuvandimwe like nyine arimo aratsinda, nyine bikanshimisha, nkumva yuko nyine icyo natekereje mu buzima bwanjye kiri kugenda. None se Asumani, uyu mugabo Enoke cyangwa Kagarara wamurwanyeho pe, wamunambyeho, ngiye kuva twanamenyana wamunambyeho, ahandi nabonaga wa mugari nanjye sinageza kuri level yawe umuntu wamurwanye. Nanjye mfite utwanjye nakoze turi aho duto, ariko buri muntu afite ikintu yakoze mu buzima bwe, ibyo yakoze ni binini cyane kuri we. Aza mu itangazamakuru ngiye ntabwo namubonaga nk'umuntu w'umuhanga uri kuvuga gutya. Njye nayo mpamvu sinabivuze Kagara, njye nayo mpamvu natinyaga kumuganiriza, navuga na okay, nk'uko wabivuze, kubona umuntu uri vulnerable ukamuprofitamo bindi kuruta uko wamufata ukuboko, genda bitinya, aranabikubwiza. Kuki utemeye ko agira branding y'umusore uzi ubwenge? Kugeza ubwo aga yampamagaye akambwira ati uriya muhungu ni umuhanga, yiga muri kaminuza, yamukoreye CV, yampamagaye iminota 30 arimo aramunsobanurira. Arambwira ati oya, ntabwo aje kuvuga ubusa, ni umugabo ufite vision, ni umuntu utsinda mu ishuri, ni umuntu nakubeshye. Hari kuwa gatandatu mu gitondo aga yakoze presentation, numva dukeneye kumubwira abantu bitandukanye nuko abantu bamubwira abantu, kuko buriya Asumani utarafasha Kagarara ntabwo abantu bari kumenya iki kurimo. Ariko ubu nibwo abantu bazi kwihangana kwawe, nibwo bazi umutima wawe, ubu nibwo abantu bazi icyo Asumani ari cyo, kubera ko babonye product. Sibyo Kagara? Ubu ni ukuvuga ngo dufite ikimenyetso cy'uko Asumani ni umuntu muzima, Asumani arafasha, Asumani yifitemo ibintu binini muri we. Kuki nyine mbere utemeye ko branding yuko ari umuntu ufite no mu mutwe aba ari byo bishyirwa imbere kuruta uko abantu banareba cyane ku bumuga bwe, kuko kugira ubumuga si ikibazo. Niyo mpamvu avuga ko disability is not inability, niyo mpamvu bivuga. Sabe kw'icyo kintu mbwiye no kuvuga ngo menyana nawe, urabizi hano iyi social media tubamo, ntago nshobora kuza kubwira umuntu ati uyu muntu afite buno bushobozi nkuko wahise ubyakira ukabyumva, biragoye ko nzabibwira undi muntu abyumve. Kandi uburyo twajemo bwari uburyo bwo kugira ngo kuko twari dukennye, tumeze nabi, ku buryo umuntu ashobora kuza, twanaburaye umuntu ashobora kuza akavuga ati reka ngomba kubite senkani mukore, ariko ukabona iyo senkani ari buze kugira ute, kugira ikintu, ari buze kuza kumufasha ku ishuri, ari buze kuza kumufasha, ari buze gufasha umukecuru wacu, uri kumva, nkahita ndeba nkavuga ati ya 50 turayakeneye, kubera ko ubwo buryo bwo kumuzana mu ubwo buryo byari bigoranye, kuko hari nk'abantu benshi umuntu yagiye yirukaho ababwira support n'ibiki, mwadufashije, mwagize gutya, ariko ugasanga nyine babyorosheho. Gusa icyo navuga cyo ubuhanga ngiye namubonagamo, impamvu namukinishije muri, kuko twe dufite channel zirenga 2, yego, ariko ushobora gusanga video ziriho zitarenga 4, yego, kubera ko nabonaga ibyo ngiye kumukinisha simfite ubushobozi bwo kumukinisha film nziza iri serious, bitewe n'amafaranga. Yego, n'amafaranga. Nkavuga ati kugira ngo njye kumukinisha ubugoryi cyangwa umujyana ahantu mujye kumukunisha ibindi bintu, reka mbireke cyane ibe hariya, mu gihe tuzabona ubushobozi tuzakora ibintu biri serie bigaragaza nyine y'amano yewe. Ko ngiyewe nyimubona twamaranye iminsi, namubonyemo impano zigiye zitandukanye, ari niyo mpamvu namubwiraga, kuko ari igihe kimwe cyageze arambwira ati muvandimwe, kwa ko ikintu ngiye kuvuga nyine uyu muntu yambere umuvandimwe urenze, nyine nanjye yanyubatsemo icyizere kirenze yuko ikintu cyose gishoboka. Hari igihe kimwe nyine twari twicara, arambwira ati muvandi waretse nkarika kukugora, nisubira mu cyaro nkajya gukora ibindi, ngo nkajya kwihingira, nkajya kugira ute, ako ndamubwira ati Kagara ugiye mu murima, Kagara arazi guhinga, ugiye mu murima, ntabwo yigeze kubona ari guhinga na magisi, birani content, ntabwo ari content, arahinga ubu umuhino ukabureshyuta. nateye ibishyimbo, nateye iki byose,
nyine nta kintu njye nazi gukorera. sawa aga promoter uri kumva Sabe ndamubwira ati ikintu ngiye namubwiye kubera ko nakundaga kumushyiramo icyizere namubwira ati ibintu byose birashoboka. Ikintu namubwiye ati buriya iyo wihebye ubona ko ibintu byarangiye nibwo nyine iyo ubonye ko byarangiye ukiheba cyane birapfa ahubwo wowe umva yuko ahubwo iki gihe ugezemo ari cyo gihe cyo kugira utse cyo gukora cyane tukagira icyo tugeraho. Ntacyo twari dufite pe nshimira na timu yanjye mfite timu yego mfite timu hari abandi babiri batara ntago bo baba muri social media yego dufatikanye ibi byose mbikesha timu yanjye dushyira hamwe tugatekereza ese niki kitwakora kuko twebwe ko ngiye maze muri social media imyaka myinshi Sabe yego nshobora kugira idea nkayizana nkayishyira muri team yego abati ese iki kintu twagikora gute twagikora gute kuko twe twatangiye gutekereza buriya n'ibintu byinshi twirutseho bitagiye bicamo mutazi kandi twe dutagitinga hanze y'iki gihugu tukajya hanze Burayi ntibyakunda ibigo bikomeye nyine tukagenda tugira ute ntitwicare nk'ubu harimo nk'umuntu wirirwa nyine ari kuri mashini avuga ati yandika avuga ati atekereza timu yacu. Ubwo rero dushyira hamwe na koko biriya bintu bya Ashton twari turi Cyangugu yagize ibyago nibwo twabimenye nibwo nabonye aposting iriya post cyagiye upfusha onkre cyagiye mbere kuko ejo muri bwo wapfushije umwana wa mushiki wawe nibwo nabonye aposting iriya post akimara kuyipostinga ko agiye kuza muri Afrika nayirebye nk'iminota nk'itanu ndimo ndatekereza ndamuhereza soma bino bintu arabisoma. Ikintu nakoze twari babiri turi Cyangugu nahise mpamagara babandi dukorana babiri mbohereza iyo post ati niko kanya ko kugira ngo uyu muntu uko byagenda kose aze mu Rwanda. Yego ikintu abandi bavandimwe bamfashije no kugira ute no guhita abandi nahise mbwira umuvandimwe namubwira ati shaka script wandika tugomba gukora nibwo gukora ya video ya mbere uri kumva dukora n'indi ya kabiri niko kubona biriya byose ariko dufite timu nyine ifatika dushyira hamwe tugatekereza. Ntabwo nyine baje ari kuyibintu nundi buratwara mwari musanga twayidusanga nyine kwa bandi nyine muri kumwe yego mwaryamye nyine wa mwanda wose nyine bundi babahopa bari bahari nyine n'ubundi. Reka dushimire umugabo witwa Sumani nzahora ngushimira kubera yuko nyine abanyarwanda icyo bakundira ikiza barakimenya ikibi bakakibona bakakihorera nubwo bagiye kurikira ariko babizi neza ko ntacyo cyabafasha ariko bamubonyemo impano Kagarara kuko muri iriya minsi muza kuyisimbi hari abantu batumye Kagarara yongera kubona ubuzima udufaranga kujya turaboneka kwambara birakunda nawe akajya afasha abandi uzi ko biriya bintu ari nka boost byagukoreye ituma ni nka ignition nka kundi ucana urumuri kugira ngo sinzi ukuntu nabyita ku igniting kwa kundi ucana urumuri nyine umuntu agahita abona ko ni ignition yabayeho abantu bakakubwira bati Kagarara uri umugabo uri umuhanga courage uri umunyabwenge bura byahise bikuzamura ubu ndi muntu niba ngibi kwigirira ikizere akukaritse iyo post ya Ashton Hall byaturutse mu kuba ufite ubuzima umeze neza udashonje kuko iyo ubushonje ashobora no kubireka ukavuga ati n'inzara imeze nabi byo ngubyo we bijyamo mwana aho kuba nibura ku ishuri nta kibazo cy'inzu Asumani muri kumwe nta kibazo warakoze umuntu w'umugabo murakoze ikintu nakubwira kandi kuba timu mwarakomeje mukaba babandi bamwe mwari musanzwe mukorana ibintu abantu benshi batagira no mu bintu Ashton Hall yababwengera ngo birimo kuko kuba waratangiranye n'abantu ukabareka bazi inzara yawe bazi imvune zawe bazi umuryango wawe bazi ubukene bwawe ugahita wigira ukiremereza babipfuye sijye kugira inama kuko ntabwo ari muri management yawe ariko mwarakoze kugumana kandi muzakomeze. Sabe nanjye ndagushimira cyane n'abanyarwanda babyumve duhura twebwe dusa nkaho twarihebye twarirukanse nyine ku bantu kugira ngo tugaragaze impano yenda afite n'iki byose ariko uri mu bantu badusapotinze ndagushimira kandi n'abanyarwanda bimenye Sabe afite ikintu kinini yakoze nyine mu buzima bwacu kinini abandi bose batigize bakora kandi nyine hari icyo watubonyemo
abandi batigeze babona. Ndabigushimira hano, ndashima cyane Sabe, kandi umutima ufite uzawukomeza. Amen. Ni ukuri kw'Imana. Ashton Hall, Ashton Small, brother, nanjye uzanzamure. Mbabarira. Nangaje nibereye mu rugo. Mu by'ukuri ni byiza Asma. Kuba mutara nyine uri muri Ghana, muri Cameroon, muri kumwe. Man. Twaturi kuko n'ibintu abantu bari yiratimu ya Ashton Hall yamukumbiye. Nyine yabaga ndi ruhande ahantu hose. Nyine ahantu hose yabaga mekinga neza ko ubuzima bwe bumeze bute. Nyine ibyo bintu barabimukundiye cyane. Ubuzima bwe bumeze bute. Nyine akamekinga shwa neza yuko nyine meze neza. Asuma ngayikomereza akazi. Murakoze. Urayambika Ashton Hall brother. None se ko Kagara uribuka cya gihe umuntu umwe amamagara ambwira yuko ngo kukuganiriza ngo ciye bugufi ngo mba ndimo ndahemukira abafite ubumuga. Minister nabonye yicaye arimo arakuganiriza. Ashton Hall nabonye nawe yaciye bugufi kugira ngo akuganirize. Se bandenganyije tuvugishije ukuri. Oya bine urumva. Ngira ngo no gusuzugura afite ubumuga ngo biriya ntabwo ari byo, ngo ugomba kumuha guhagarara ngo ukamwereka ko icyo nekereza nuko buri muntu wese agira opinion ye ku bintu. Nta nubwo buri abantu bose ari itegeko ngo tunumve ibintu kimwe. Gusa nyine hari ababyumva mu buryo bwiza. Kagarara Nyagasana kuri Imana iburyo ibumoso imbere Imana ishimwe cyane. Ibyo abantu bibaraguza byose ntacyo bazageraho. Hanyuma hari ikintu nabonye abantu benshi bagarukaho n'ejo narimo nkunde bafite kuri Facebook yawe. Bifuza ko ibintu uzajya ukora byose by'umwihariko kuri social media zawe byazajya bijya mu Cyongereza. Urebye ibiganiro wagiye ukora hari bitari mu Cyongereza kandi bikeneye kugira engagement y'Icyongereza kubera yuko ariyo audience Ashton Hall yaguhaye. Urabitekerezaho iki kugira ngo nabasubize? Icyo mbitekerezaho nuko icyambere cyo nagize amahirwe yo kubona hari audience yindi yo hanze nungutse y'abantu batumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngira ko aka kanya ntabwo ari akanya ko gutuza ngo nicare ngo akazi karangiye, ahubwo ni akazi gatangiye. Niho tugiye ku improving ibintu byacu kurusha uko twabikoraga mbere. Nibwo nyine tugiye kuza nyine muri wa murongo nyine urumva tugiye kongera nyine mo improvement nini cyane. Ntekereza ko mushonje muhishiwe. Bashonje bahishiwe. Yego. Harabagukrititse ngo Kagarara ngo ntabwo uvuga Icyongereza. Warabibonye? Nagembe. But English is English kandi ugasanga umuntu azi kuvuga ku kantu gusa. Nari cyo azi kuvuga gusa. Ngo English is Englishing. Niko kantu ugasanga nako konyene yabasha kuvuga. Kandi nako ibyo biri futi nta kintu bivuze. Abantu bakunenze umuntu uvuga Icyongereza platform yifite Nyagasani yayiguhaye. Ibyiza by'Imana dukomeza kubibona. Si umwe si babiri basubiza iki kugira ngo turusheho gufunguka mu mutwe. Ikintu gihari nta bintu byinshi byo kubabwira, ariko namaranye na Ashton Hall ibyumweru bigera nko muri 2 hafi 3. Kandi mwaraganiraga? Ntabwo navugaga Ikinyarwanda. Ntabwo mwacaga amarenga? Ntabwo twacaga amarenga, nta nubwo hamaga sinyari. Twavugaga Icyongereza gusa. Yego. Hari abantu bagiye bankurikira ku ma live. Ntekereza ko nk'umuntu wagiye ubivuga ntabwo ngiye kumuveba gusa nyine we yatanze opinion yiwe, ariko umushyize kuri platform ubwo ati ganira n'uno muntu Icyongereza ukore streaming y'amasaha 8 kandi uvuga Icyongereza gusa. Abantu bake bashobora kuba babikora. Baba nirengagije yuko ntabwo wize neza. Bitewe n'ubuzima bwawe nanone. Sibyo? Natwe rega tuvuga ngo nta bibazo twari dufite. Wadutereka hariya ngo tuvuge tubona imboga mu menyo. Ugira ngo buriya nta muntu ujijutse wakunenga. Simpamye ko uwo muntu ahari kabisa. Ntekereza Icyongereza ntago ari ururimi rwacu gakondo. Ariko buriya iyo babashe kuganira n'umuntu mukajyana communication mugapanga mugakora inama gutya mbere yuko mujya gushutinga bakakubaza ngo urabyumva, tugatanga ibitekerezo mukicara mukavuga ati noneho se dukora iki, ukavuga ngo ndumva twabikora utari kuvuga mu Kinyarwanda, ndumva twabikora gutya na gutya, ndumva twakora muri buno buryo. Umunyamerika akavuga ngo yego. Icyongereza kirenze icyo bashaka ni ikihe? Ashton wo mu Buhinde se
ariko hari ikiganiro mwagiranye babarira ubwiye cyasekeje abantu benshi bavuze gukigira Shema isaseka Shema barushati bya Ashton wo mu Buhinde mwagiranye ikiganiro urimo uramusobanurira mu Cyongereza umubwira ngo Jesus umubwira ngo Jesus is the king. Jesus is the king. Yeah. Jesus is the king. Ati nawe yakwerekaga ko ari marabyumva nawe ukamusobanurira n'ibindi byose man kuko komeza kuvuga wumvaga byumva nyine kankwereke kara kuri streaming bisanga ufite vibe nyine ubu nyine tumbuwe nyine abantu nyine kuko mumva ngewe mu byo kuri ntago uri Indian Action Hall ntago nyine numvaga ibintu ariko gici ntago nyine byumvikana kugira ngo Icyongereza avuga kabisa ni 0.5% ya message mwana byumva kuko akenshi usa n'umwana mwiza cyane ariko cyane 100%. Gusa urumva we niyashaka kuvuga niyo ashaka kuvuga ikintu kikanga bagasaba ko bakoresha Google Translate akamuha telefone akavuga akabahera ariko hari igihe bishyiramo nanone bikazana ibitari agwire ubwo ayo nyine yagiye nayibeshye. Gusa rero we yakoresha Google Translate kandi ngewe nta namwe nigeze kunesha Google Translate nge twaganiraga na Ashton ariko waganirira na Speed uvuga Icyongereza cy'abanyamerika 100% cy'aba Black American ariko nanirwa Ashton ntabwo byakunda noneho Speed mwahuye ari amasegonda make yego none ibaze yuko nahuye na Ashton Hall tumana iyo Mr. kuganira Icyongereza nano tuganira Icyongereza nagiye muri Ghana bavuga Icyongereza najyaga muri restaurant ngiye kurya sinabaga ndi kubona umuntu utsemurira nagendaga ndi kuvuga Icyongereza okay dufite ibingibi ndavuga ati hari ibingibi byose birahari ntabwo navuga cyane ntabwo Kinyarwanda twavugaga ntacyo ibingibi byose birahari mu Cyongereza okay birahari tukubise muri Cameroon niho bavuga numvisheho ngo hari party yavuga ho hari intuza ebyiri hari francophone ndetse na anglophone francophone nibi na anglophone harya yes karavuga Ifaransa ndetse n'Icyongereza ariko benshi bavuga Icyongereza n'ubundi naho mpaba mu Cyongereza yego nkubise muri Benin cyakozaho ntago bavuga Icyongereza cyane ntago bavuga Icyongereza francophone na francophone naho ndahagiye gusa nawo twakoresha Icyongereza n'ubundi yego ndinze ngaruka mu Rwanda arenza asubiraho turi kuvuga Icyongereza ndinze mubwira ngo ndashaka ko tuzajya ahantu none se kumvishaga namukundisha ku Rwanda wabivugaga mu Kinyarwanda ko nta marenga wakoreshaga kandi akanabyumva ko navuze akanavuga ati wow kuna mubwiye ngo tuzajya muri Bigogwe akavuga ati hahandi ko nabonye ukorera atukamo inka ati ndetesha kujya nkatanga details zose Icyongereza bishaka ni ikihe kindi kandi Nyagasana zanagufashe improvement ibeho ntabwo ari ubyanza ariko izaba babimenye ko mbere yuko uhura na Ashton Hall mbere yuko ubuzima buhinduka gutya waharaniraga kubona icyo kurya barabyirengagiza barabyibagiwe ibyo ngibyo barabyibagiwe bagahita bagufata bakagira umwana wo mu bakire ntabwo nabayeho nawe mbere yuko bigenda gutya hari abantu babaze yuko ubuzima bwawe bwahoze bumeze gutya hoya abantu ku isi mbese barabizi hari tatuwaje igira ku mubiri wawe habe n'imwe 2026 wazaye yanditseho 2026 ahubwo se wabishyira mu bwonko kurusha uko umuntu yabyandika numva kubibika nyine mu bwonko ari byo byiza cyane kuko uyu mwaka ni umwaka Imana yarebye nyine kavuga ngo irakwigaragariza nyine nyigaragariza mu buryo bw'uko mwana wanjye nguhaye ibi ngibi rwose nta nkurikizi hari umupasiteri mwigeze kumbwira witwa Ernest Nyirindeko yarambwiye ngo Imana iramutse kweretse ibizakubaho cyangwa ibyo uzacamo mu myaka iri imbere ushobora guhita usara yego Imana ikakwereka ibintu byiza izagukore ushobora guhita wahita wiruka kuko hari n'undi muntu wambwiye ngo ati Imana igiye kuguha inguzanyo ntabwo reka tubyita amafaranga Imana igiye kuguha amafaranga ntabwo ikwaka ingwate irayaguha ati genda nta nkurikizi iragusinyira vuga ati amasinya ariho wowe genda iyo niyo bita Imana abajyanama kuri social media babaye benshi sizira warabimo iri mu mwanya barageze igihe ukafata umwanya ukareba abajyanama ni benshi mbonye nibyo ngibyo ni ibintu ariko noneho muri bose harimo abavuga bati bukagarana nawe agiye gupfa icyo kintu ngiye navuze nti iki cyo ndagisigaranye kuki dutekereza nabi tugahita tugera ku rupfu ngiye noneho nahise nibaza ngiye buriya nyine abajyanama ni benshi batari ku witonda utaza gupfa
ikintu cyo ntekereza ni kimwe, ni uko aka kanya muri aya masaha gutya, amasaha nyine twicaye hano gutya njye nawe, yes, ubaruye abantu bamaze gupfa aka kanya yes, nangano bafite ni benshi cyane. Ndi aka kanya ariko ejo ntabwo nzaba ndiho. Hari Kagarara, hari Ashton Small, hasaba hari undi muntu utari njyewe. Nzaba narapfuye kuko abambanjirije barapfuye, ni njye rero uriho. Nanjye nzapfa, abandi nabo baze bandi. Bivuze ngo gupfa nyine mba numva nje nyine ari formula. Igihe cyane njya gupfa nikigera nzapfa nyine ngende nitaba Imana. Nuko nicyo kubaho ntawe yagishije inama. Nakubwiye ngo Imana igiye gutabara umuntu, nta muntu igisha inama. No gupfa ninjya gupfa, nta muntu izagisha inama. Niyanabaza mama. Reka ibaza ko ariwe muntu yakunyujijemo ariko igutwara hano nako kantu. Ibaza ko umubyeyi wawe ntishobora kumubaza, si yo muntu yakunyujijemo se kugira ngo be ku isi. igutwara bucece. Ntabwo mubwira ngo rero ngo Ashton Small ngiye kwa mwibitseho ngihangana. Ibaza nka mama wawe yimwereka ko uzaba uyu nguyu atarafasha. Yibimwereka Imana ikaba yaramweretse iti 2026 umwana wawe ku isi bazaba bamuzi. Ushobora guhita asara cyane. Ariko ibyo ngibyo byo rwose ntekereza ko nta bindi bintu byo kubivugaho. Gusa icyo navuga ni uko Imana irarenze. Urabona perimi ndikwishaka kandi bagwaye imodoka rero kubaje atari ko ufite perimi utoye atari ko giye kuyishaka ati shaka perimi vuba cyo mukundira ari positive cyane. Ari positive cyane. Ntabwo amubwira ngo ntago nzayibona wahita kubwira ati we kuvuga ngo yanga ibintu biri negative kuko ntagakunda none nakunda navuga ngo nzagerageza uya nta nzagerageza bikore byo kugerageza bikore nyine we nagakunda ibintu biri negative. Positive nibyo bintu abayishakira. Ntawe akeneye umuntu umubwira ngo nka you will try. No ibyo ngibyo se gute nzabikora ibyo bintu bikore byo kuvuga ngo uzagerageza hawe. Kagarara baguhaye imodoka mbabare nabwire tujya gusoreza. Yego baguhaye imodoka. Mbo ikintu cyo gihari cyo ni kimwe mu by'ukuri, imodoka yo navuga ko ihari, irahari pe. Ntabwo navuga ko ahubwo imodoka irahari. Imodoka barayimpaye, uretse ko nyine atariyo naje mu muntu uza mu kiganiro. Hari indi naje mu yindi ariko imodoka yanjye irahari. Hari indi waje mu yindi ariko imodoka yanjye irahari. Kandi shabaza bakunda bakuri moto shanyaga. Ariko Imana irarenze. Nukuri reka nkubwire Imana muyigirira icyizere cyane, nta kindi kintu dusaba. Yizere hanyuma wizerere mu gihe nanone ntabwo ari ibintu biba nk'uko Enoka atabawe ntabwo ejo nawe uzatabarwa. Igihe cyawe kizagera cyane. Wiyumvise ute amaze kuguha imodoka? Niyo kado iremereye umuntu yaraguha. Ku bantu barebye videos nyinshi nahise ndira nyine kuko yafata byaraneye minye mbitandarira. Hari ubwa mbere ubundi naremerutse kura mama apfa. Nyine mama apfa nimwe naremerutse kura harashize imyaka myinshi. Ariko yarayimaye imodoka muri Navase. Imodoka ni yanjye buriya. Njyewe ya modoka kuko ngiye kuvuga ngo nanjye korerwa ukagenda. Niyo nabambye ngo kantu kambayeho bamaye karaga ira contact nyine. Karaga funguzo nyine. Arangije arambwira ngo fungura imodoka yawe winjiremo. Mburaho nkanda. Ndavuga zibakanda. Kada ati wowe ese mvuga ati brother nabuza nkanda. Bana no barana cyako batarebanye kuri kuko twaturi gu streaming. Ntabwo ati nabuza nkanda. Ati kandanga. Ati kada. Mana funga. Nkanze gutyo mbona nyine ndavuga ati kabe burya imodoka nibyo kabisa. Imana irarenze. Hari ababyeyi wari ufite mbere yuko Ashton horaza mu buzima bwawe barimo abo watubwiraga bari muri Amerika. Yes. Ubu ngubu none ahangaha urumva deja baje nibo mugisha wagize mbere yuko wenda Ashton horaza. Donc bari mu bagufasha kubaho, kuguha ibyishimo, kukwereka kuri umuntu wadanje, kukwereka kuri umuntu. Ubu ngubu hari inkuru ki hagati yawe nawe? Ni ukuvuga ngo ikintu cyo gihari buzuye amashimwe. Nka dadi wanje rwose wiyuzuye amashimwe kuko nta nubura n'igihugu cyose najyagamo yagomba kumekinga show neza niba nageze y'amahoro. Yagomba kumekinga show niba nageze y'amahoro. Dadi. Akamenya ngo ese umuhungu wanjye yageze y'amahoro. Dadi wawe vuga bikumvikana. Dadi. Nari muri jet privé. Muri jet privé kuvuga dadi wowe bari byo. Muri private jet dadi. Birajyana. Aho kuvuga dadi.
waba uraye hari igihe bumva atari byo nagiye bumva rwose ari intyoza ariko nyine bari mu mashimwe bose yego kandi nshimira n'abantu wa munsi Yego. ntabwo nzawibagirwa yego nzawibagirwa buriya nabonye ubwo sinzi ukuntu ndi bubihuze bamwita Jane Izirara yego yavuze ngo niho wabivuze karya niho wabivuze ra ngo amazi yakumaze inyota ntuzagire gute ntuzayamenye ntuzatinyuke kuyita niba ari ikiziba yego ibintu nk'ibyo ngibyo nyine umuntu ashobora kuba nyine yakugire neza cya gihe uri mu bintu by'ibibazo ukuntu bitoroshye uramenye niyo mpamvu ngo mbayeho nyine mu gushima umuntu wese wagize uruhare singiye kurondongora uyu nguyu n'uyu umuntu wese wagize uruhare mbaha akanya nishimye ndamushimiye icyo namusabira ntabwo nabona ikintu mbaha wese kubabwira ngo Imana izabahereza imigisha kuko umugisha ubukuye mu bintu byose bishoboka nyine byinshi yego reka tujye ku cyiciro cya nyuma cyo gushimira yego mu by'ukuri nakubajije ibibazo gusa yego twaganiriye bisanzwe ariko hari ijambo riri ku mutima wawe wumva wavuga ni ubwa mbere ugiye kuvugira ku itangazamakuru kuko no kuri cano hari izindi cano wagiye ukoraho zirimo nka iyawe bari basanzwe babonaho content zawe n'izindi video ngufi wagiye ufatana na Asumani uvuga ushimira abantu n'iki ariko mu buryo buri official navuga ko ari ubwa mbere ukoze ikiganiro ni iki wabwira rya jambo ni rya jambo nyine wageza ku baturage ku bantu bacu ku bantu banjye ku bantu bawe ku bantu b'Imana yego ndahera ku Mana none Imana yongere habwe icyubahiro ikindi kintu ndagushimira kuko buriya umuntu wakubonyemo icyizere cyangwa se nyine hari uburyo akubona mukavuga ati uyu mwana uko byasa kose hari inyenyeri murimo ya nyenyeri abandi batabonye wowe ukayimbonamo Imana ijye guhereza imigisha myinshi cyane myinshi buri umuntu wese mu rwego ruhande umuntu wese ngo ndavuga abantu nyine bose nyine tu wankize kuri social media ziwe impamvu runaka wese Imana imuhereza imigisha umuntu wese ureba video zanjye kuko ibaze ko turi hano kubera abantu cyane nta bantu bo kwisimbi bahari ntabwo twaturi hano bivuze ngo tukaba dukora iki ntabwo twabishyira hehe ibingibi hehe bivuga ngo ndahanga kubera abantu bahari ntabwo naba ndahanga abantu bo kwisimbi by'umwihariko kodesha po Imana ijye bahereza imigisha myinshi itagabanije muri abantu badanje ariko bibaze ko babanye nanjye muri cya gihe ushonje n'ubu ngubu bakaba bakiri kumwe nanjye hari n'abantu bamwe hari ukuntu nagiye tugikora kiganiro bwa mbere hari ukuntu njye nkunda gufata mu mutwe cyane nagiye mbona amazina yabo mbere bajyaga batera comment nyine ku bya biganiro twajyaga dukora bibaze ko najyaga hari ukuntu ninyabyaga mbonye wanjye gusoma nka comment nkabonamo n'ubundi baje courage muhungu wacu nyine rumva already bavuye ahangaha turacyari kumwe mu rugendo rwose abo bantu n'abantu bo kubahwa cyane bakwishyuriye inzu burya umuntu akwishyura inzu akaguha ibiryo akubwira ati rya iga uwo muntu burya ntabwo asanzwe uwo muntu ntabwo asanzwe Imana imuhereze yewe nanjye nkavuga ibintu byinshi ariko uvuze ngo Imana ihe umugisha umuntu ubikuye mu bya bintu byose wakagenda ukavuga umugisha nicyo kintu cya mbere kibaho nshimira n'igihugu cyacu bike Abanyarwanda ariko kuyibotsa numvaga ndi bukwibutse ntabwo bari kubyibagirwa igihugu ndagishimira by'umwihariko igihugu ndagishimira cyane kuba aka kanya kuba naragiye nkagenda nkongera nkagaruka ni ukubera igihugu cyambyaye nkagenda nkaza tukaza hano mu Rwanda tugakora bakaduha ahantu tujya tukagira ibyo byose ni ukubera igihugu cyanjye kuba aka kanya mfite ijambo nica nanjye nkavuga ngo disability is no inability ni ukubera ko bampaye urubuga inability no disability yes urumva ni ukubera igihugu cyanjye ndagishimira cyane especially muzehe wacu ndamushimira cyane reka dushimire Bwana Ashton Small Kagarara Uwizeye Enoch Munyarwanda inshuti yacu umujyanama umugabo content creator byinshi ni umuntu mugari muri we nayo mpamvu mwabonye ko ibintu akora ntabwo bigarukira mu Rwanda gusa Rwanda ni miliyoni 13 n'imisago ariko uyu munsi video ze zirebwa na miliyoni 100 n'imisago urabyumva mu by'ukuri ko si Abanyarwanda gusa n'isi yose
ndetse n'abanyamerika bakugiriye icyizere biciye muri Ashton Hall, niyo mpamvu bakubonye warakoze bibageraho, bivuze ngo warenze u Rwanda ariko ntiwarwibagiwe, wararurenze uragenda ugera kure kandi uzakomerezaho, uzakomeza ugendane narwo. Kuba contents ukora zose umuntu agira gutya akabona mu Rwanda, man, abandi ntabwo babikora, si n'itegeko rwose, ntabwo ari itegeko kuko muri contents ukora werekana content creators bo mu bihugu se bitandukanye se ujye babona. Yes. Hari abadashyiramo ibihugu byabo, ariko wowe uzi igihugu cyawe cyo kivuze ku buzima bwawe bitewe n'amateka twagize. Ni igihugu kimaze imyaka mike kiri kwiyubaka, 32 ukirimo ubaye munini, ugomba kugitwara ku bitugu. Reka nshimire abakora iki kiganiro, nshimire umuntu uwo ari we wese washyigikiye Kagarara. Ndabyibuka yigeze kuzanashimira avuga ati n'ubwa mbere mu mateka ntunzi 500 ku mufuka wanjye. Ni mwebwe ubashimira. Abo bantu bose rero bari hano bari kukureba nonaha n'abatari kukureba hano aho kiba cyaracitse iki kiganiro, nge ubwanjye ndabashimiye mu izina ryanjye no mu izina rya Kagarara. Nizere ko tuzakomeza kumushyigikira, tumusapotinge. Ibigo binini n'ibito bishobora kuba byatanga amafaranga kuri uyu mujene, akomeze yaguke, akomeze abone ubushobozi bwo gukora. Ndumva iki ngiki ari cyo gihe. Support ya mbere ni amafaranga, ibitekerezo byo hari team irimo irabikora, irabikusanya, mu amafaranga akomeza akore yande. Kagara, yego, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane.